tugire ibintu dukosora, tugire ibintu twibagirwa muri uyu mwaka, tutangire umwaka mushyashya dufite intego nshyashya, dufite kugenda twereka ko zikwiriye abihanye, dufite kugenda tumurikira abari mu mwijima, ngo nibabona imirimo yacu myiza bahere bahimbaze data wo mu ijuru. Muri iyi ndirimbo y'abantu bose bazamenya yuko waretse ubugome cyangwa se wubaha Imana, ngo maze bareke ubugome bwabo baze bitaba Yesu. Nawe rero uharanire ko imirimo yawe ugiye gukora mu 2023 izagira abantu izana kuri Yesu, bakaba bashingiye ko mbonye Kalebu asigaye akiraruka, asigaye akorera Imana. Mama we n'umusore mwiza, ntagikarakara abakobwa kuko ntabarapa. Leta nanjye bibukiye n'abakoraga kandi ntabakoye ibi bivuyemo. Shingiye ko mbonye umukobwa runaka arimo atitwaramo neza, ntabwo akigendera muri sande sobi, ntagisuzugura ababyeyi. Nshingiye ko umumama runaka asiga acira bugufi umutwarewe, nshingiye ko umutware runaka asiga aha agaciro umudamu, nanjye binari niho bivuye. Imana itugirire neza. Imirimo yawe myiza ugiye gukora niyo igiye kuzana abantu kuri Kristo. Imirimo yawe myiza ugiye